Aha, kuri uyu mwanya rero dukomeje gushimira Mahoro Clement nk'umuyobozi w'Igisubizo Entertaining Art abantu bateguye irushanwa Igisubizo Entertaining Award. Dukomeje no kubashimira ko mu gihe nk'iki ngiki kitoroshye, igihe cya Covid, kuba Igisubizo Entertaining Art kuba harateguye irushanwa nk'iri ngiri mu by'ukuri aho ryaje rije gukura urubyiruko rw'akarere ka Rubavu ku murenge wa Gisenyi kurukura mu bwigunge kuko twa tumaze igihe muri gihe cya Covid, by'umwihariko biradufasha no gutera indi ntambwe kureba ngo impano mu karere ka Rubavu ziri kuva cyangwa ziri kujya he. Rwose Mahoro Clement n'Igisubizo Entertaining Art dukomeje kubashimira rwose kubwi ingamba nziza bafashe kugira ngo bakomeze bateze imbere urubyiruko. Ku mwanya tugezeho no kugira ngo hatangwe ibihembo, tugiye guhera ku muhanzi Aime Cabrain akaba yabaye wa kabiri. Reka tumwakire nanone kandi aze yakire certificate nk'umuhanzi witwaye neza. Karibu cyane Aime Cabrain. Murakoze cyane. Nakire certificate yanyu. Murakoze cyane. Wayifungura ukayereka abakurikiye iyi gahunda kuri uyu munsi. Warakoze cyane, warakoze kandi witwaye neza. Navuga nti mukomerezaho. Murakoze cyane. Wabaye wa kabiri, aho abahanzi bari benshi cyane, urumva ku mutima wawe, imva mutima zawe ari iki wavuga kuri uyu mwanya? None ikintu cya mbere nshaka kuvuga ni ugushimira Igisubizo Entertaining Awards kuba baradutekerejeho kugaya amarushanwa ndetse kuba twaravuye mu bantu benshi tukageza aha ngaha. Ni ukubashimira rero. Icya mbere na mbere si uko tubonye certificate, icya mbere ni umutima bagizeho kudutekerezaho nk'abahanzi. Rero kuba tugize connaissance yo kumenyana nabo ni intambwe ishimishije cyane. Mukomeze mufashe abahanzi, murakoze cyane. Aime Cabrain urakoze cyane kandi mukomerezaho. Rero wegukanye irushanwa rya Entertaining Award ku mwanya w'abaririmba ni Rod Piano. Reka tumwakire naze yakire certificate ndetse baze kumuha n'igikombe. Rod Piano rero ku mwanya nk'uyu nguyu, igikombe ugiye kubona. Reka twakire umuyobozi w'Igisubizo Entertaining Art kugira ngo yigire hafi, hanyuma ashikirize Rod Piano nk'umuhanzi wabaye wa mbere mu rwego mu cyiciro cy'abaririmba, kugira ngo amushikirize igikombe nyuma certificate yahawe nk'umuhanzi wabaye wa mbere. Arakoze cyane umuyobozi w'Igisubizo Entertaining Art mu gikorwa cyiza cyo gushimira umuhanzi mu cyiciro cy'abaririmba wahize abandi akabaye wa mbere. Kuri uyu mwanya akabonye igihembo ndetse na certificate. Ntabwo yaburi cyangwa ku mwanya nk'uyu nguyu. Rod Piano, karibu cyane. Murakoze cyane MC. By'umwihariko ndashimira abateguye iki gikorwa, ariko nanone ngashimira n'abamfashije muri uru rugendo. Ntabwo byari byoroshye, ariko buri muntu wese wagize uruhare mu kuba ngeze kuri uyu mwanya ndamushimira by'umwihariko. Ikindi muzakomeze gufashanya no guteza umuziki nyarwanda imbere nk'urubyiruko. Murakoze. Murakoze cyane kandi mukomereza. Murakoze cyane rero. Icyiciro cya kabiri tugezemo ni icy'urubyiruko cyangwa se abahanzi bahatanye mu rwego rw'imbyino za kizungu, aho dukunze kuzita danse moderne. Ku mwanya nk'unguru none kandi turongera dushimire groupe ebyiri, aho iya kabiri ari FVA Dance kugira ngo tuyakire nayo ize ishimirwe ku mwanya nk'uyu nguyu bahatanye. Karibu cyane FVA Dance. Nakire icyemeza ko mwahatanye rwose uyu mwanya mukawutsindira muri benshi. Nk'umuyobozi w'itsinda FVA Dance mu mbyino za kizungu muhatana kuri umwanya nk'uyu nguyu, mwabaye aba kabiri ariko mwari benshi mu irushanwa. Ni iki kiri ku mutima wanyu kuri aka kanya ushobora kubagaragariza abakurikiye iyi gahunda kuri uyu munsi? Icya mbere turashimira abateguye amarushanwa. Ni ibintu byiza cyane kuba twarabonye n'umwanya wa kabiri, kuko
biba bikomeye kugira tugere kuri uwo mwanya ariko igisabwa twebwe tugomba gukomeza rero tugashyiramo imbaraga kugira wenda ikindi gihe tuzaba mbere murakoze cyane n'ibi turabyishimiye cyane murakoze cyane ubutaha nimwe ba mbere asante sana aha nk'uko mwabyibone rero tumaze kwakira itsinda ry'imbyino za kizungu aho babaye aba kabiri kuri umwanya rero babaye aba mbere ni Hope Dance Crew. Reka tuyakire rero ize yakire certificate yabo n'igihe uko turaza kwakira Karurangwa Chance nk'ushinzwe marketing mu Gisubizo Entertainment Award. Igisuru Group Hope Dance kuri uyu mwanya mwarahatanye mu babambere aho bitari byoroshye mu irushanwa. Kuri uyu mwanya mwishimiye iki kuba mubonye igikombe na certificate nk'abantu bitwaye neza mu mbyino za kizungu? Murakoze. Ikintu navugaho turishimye cyane kuko aya marushanwa mbese twari dusa nkaho tutayizeye gutsinda biri kure cyane, ntabwo twari tubyizeye ariko ubu turashimira abayateguye kuko yaranadufashije bitewe n'ibihe twari turimo, twari twaraveteye impano zacu zaragiye hasi. Ubwo aya marushanwa aje twongeye kwibuka ko dufite impano zacu zirongera zirabyuka, ubu dufite umuhate wo gukora n'imyitozo dusigaye tuyikaza cyane. Mwarakoze cyane, courage sana. Aha nk'uko rero mukomeje kubibona tugeze mu cyiciro cya gatatu aho habayeho guhatana ku bijyanye na acting. Ku mwanya nk'uyu rero hari abaje ku mwanya wa mbere bahatanye kuva irushanwa ritangiye kugeza uyu munsi bakaba bafashe umwanya wa mbere. Reka twakire Kavurivundi Seri, karibu cyane. Nk'uko rero umwanya wa acting habayeho hakaba abambere akaba kabiri. Kuri umwanya rero bahatanye umwanya wa mbere ni itsinda Kavurivundi. Murabona ko ari abajene basobanutse kandi ibyo bakoze byari bikwiye. Mwakire rero certificate yanyu nk'abantu bitwaye neza. Murabona ko rero ari byiza kandi bisa neza bisobanutse. Itsinda Kavurivundi nk'abantu bitwaye neza muri acting ku mwanya nk'uyu nguyu rwose akaba ari ku mutima, ntabwo twabagendana gutyo. Reka tubakire twumve icyo bari ku mutima. Baravuga ngo mbere na mbere mutaranavuga ndi kubona bavuga ngo akari ku mutima gasezekana ku munwa. Ndabona munezerewe cyane ariko reka tubaho umwanya mugaragaza ibyishimo byanyu. Okay. Banyita Kavurivundi, umwana ushoboye gukora komedi akaba abifitiye n'ubushake. Nkaba nishimiye abantu bateguye ibi bintu, nkaba ngifite umurava wo kuzakomeza kubikora ndetse abantu babikora kandi ndabashimiye kabisa. Kuva nafata igikombe niho bwa mbere nagifashe, ariko bitewe n'imikino ngina Kavurivundi iranshimishije kabisa. Abateguye nabo ndabashimiye, murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Nk'uko Shaurine yabivuze ko akina yitwa Shaurine, tusoje dushimira abateguye kandi ikindi ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye ariko turabitwaye. Murakoze cyane. Igisubizo Entertainment Arts turabashimiye cyane. Icyiciro tugezemo ni kijyanye na acting. Nabibonye ko twari kumwe n'ababaye abambere Kavurivundi Group.
ariko ku mwanya nk'uyu nguyu ababaye aba kabiri groupe barashoboye ubikoraho iki babaye aba kabiri ariko ntibabonetse reka twakire ushinzwe marketing mu Gisubizo Entertaining Art kugira ngo aze yakire certificate yabo azayibashikirize karibu chance twagiye abagomba guhatana rero muri ibi byiciro uko ari bitatu ababyina imbyino za kizungu abaririmba indirimbo zitandukanye abakora acting yaba filime comedy ndetse n'ikinamico ku buryo butandukanye mwabonye ko rero bagiye bashimirwa kandi bigaragara ko bitwaye neza ariko dukomeje gushimira rero umuyobozi cyangwa se Gisubizo Entertaining Art kurushanwa bateguye rigaruka mu guteza imbere impano muri aka karere kacu reka tumushimire rero tunamwakira kugira ngo adusoreze iki gikorwa cyo gutanga ibihembo kuri uyu munsi. Mahoro Clement karibu cyane. Murakoze cyane turabashimira cyane ko mwakurikiranye iri rushanwa kuva ritangira kugeza rigeze iyi saha tumaze gutanga ibikombe ubwo turabararikira cyane ubutaha no nyuma y'ibikombe dufite ibikorwa byinshi cyane tuzakurikirana abahanzi mu mishinga itandukanye ko twabivuze kare turabarikira muri ibikorwa byacu birimo iteka rya Kayizari rigiye kongera kugaruka ryamaze igihe ridatambuka murishyuwe muri benshi cyane ikindi kandi tukaba tubateganyiriza n'andi maproje menshi atandukanye muri uyu mwaka ndakeka muri Rubavu no mu gihugu hose Gisubizo Entertaining Art tuzabamara irungu turakomeza gushimira abaterankunga batandukanye badufashije muri irushanwa barimo 1 Million Studio ibi byose turi gukora amavideo amashusho byo tubikesha Jamil Studio naho turabashimira cyane turashimira UTC ayo Urumuri Talent Center turashimira cyane Hotel Sawasawa nayo akomeje kutuba hafi dutera inkunga tukaba twaje dushimira na 45 Studio yadufashije ku bintu by'amafoto cyane murakoze cyane mugire ibihe byiza.